Welcome to my YouTube channel. Muri video y'uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukora banana chocolate cake imeze neza gutya, iri fluffy, iryoshye, wibereye mu rugo ukoresheje ingredients nkeya kandi ziboneka. So gumana natwe rero video yose kugera ku musozo. Abantu rero bashyashya hano, nitwa Simply Anne, nkunda gukora nyine content zo guteka, especially nkunda kubereka nyine utuntu nk'utungutu nyine tudushya. Fata imineke yawe rero, ariko babyize ifite imineke ihiye nyine imeze neza. Ngiye ngiyi ni nabashije kubona, ariko undi yo nshaka kuyikora ushobora no gufata imineke yawe ukereka igashya byembye ya indi bihiye pe. Yarazanye twatuntu tw'umukara, namwe murabizi ko nira mineke iryo, kuko hano ntabwo turi gukoresha isukari nyinshi. Ubusabwa rero umuneke uhiye neza, ufata ifoke nurangiza ubunombe ukunguku ndi kubigenza, ubunombe nyine neza. Iyi rero chocolate banana cake ku bantu b'abantu badakunda isukari cyangwa b'abantu bari kuri regime cyane nziza wayikoresha, kuko nta sukari nyinshi ushyiramo, kuko isukari biri mu nkingi yo mu muneke, nta sukari byinshi bindi turi buze gushyiramo byo ku ruhande. Nyine uraguma hano urebe ku video yose ko nayikoze, kandi pe mujye muna likinga video zanjye, muna sharing niba uri kureba video pe, ku likinga nta mafaranga bikora kuri konti yawe, sibyo? Hano rero umuneke wacu twari tumaze kunomba, turi gukoresha amagi abiri, dufata uyashyiremo ubivange neza nyine hagutya ndi kubigenza. Ufite blender ushobora kubishyiramo, utanayifite wabikora gutya. Yanjye nabivanze gutya, ndangije mbicisha muri blender after nakoresheje andi blender inde ndabiblendinga, kuko nashaka ko nyine iza kuza kuba smooth neza nyine nta tuntu tw'imineke. Rero ku ipanu yawe hita ushyiraho ikiyiko kimwe cya Blue Band, ushobora gukoresha Prestige cyangwa ukoresha Blue Band. Uyishongeshe. Udafite Blue Band ushobora gukoresha amavuta, ushobora gukoresha amavuta asanzwe yo guteka cyangwa huile d'olive, niyo wakoresha. Hanyuma ukayashyiramo, yashongesheje ikiyiko kimwe cya Blue Band, and then ndangije nabivanga. Icyo amavuta rero adufasha atuma ya Blue Band yacu nako ya gato yacu iba soft nyine igashya iri fluffy. Aya ngaya niyo adufasha nyine gukora iriya cake. Nurangiza uyasukemo, hanyuma ubivange neza uko nguko ndi kubigenza, nawe ari kuzabigenza. Hanyuma you trying recipe mu rugo. Anyway, ufite vanilla essence wayishyiramo, utanayifite ushobora gushyiramo agashishwa k'indimu, but for me nayishakaga gutya nyine nkumva taste y'umuneke na shokora gusa, nta bindi. Ariko nyine biriya vanilla n'agashishwa k'indimu bituma bihumura neza. Iyi cake rero twasizemo ibiyiko bibiri by'isukari, bibiri gusa. Uri umuntu udakoresha isukari cyangwa udakunda sina ngombwa gushyiramo isukari, but for me nasizemo ibiyiko bibiri by'isukari kugira nyine ize kugira ka taste ka cake, ize kuba iryoshye. Nahise nsukamo n'amata nyine, ndangije ndabivanga neza gutya mu kintu gisanzuye, ukubona ugenda ubiponda nyine ugakora igipondo cya cake kimeze neza nyine nk'iki. Nanavuga ko nyine bicishije kwa kundi mo hand blender, niyo mpamvu muri kubona biri smooth. Bafite blender nta kibazo ushobora kubikorana kuriya, cake yawe rwose ivamo nta kabuza. Hanyuma mu kayunguruzo kanjye rero nahise nyungurira ifarini hamwe na cocoa powder ndetse na baking powder. Nyine ufata ingredient noneho ziri dry, nizo tugiye gushyiramo gutya nyine, byose ukabivanga wangiza ukabiyungurira, warangiza ugashyiramo. So chocolate cake rero iraryoha kandi bimeze neza. Urumva ibikoresheje noneho umuneke, ntabwo ari ibisukari nka kwa kundi usanga izindi cake kandi ubundi kugira iryohe usanga ko bashyiramo icing sugar, nyine bashyiramo isukari kugira ize kuza kugira taste. Ariko muri kubona ko hano noneho dusizemo ibiyiko bibiri by'isukari, kandi cake yacu iraza kuza imeze neza kandi iryoshye. Ni cake ushobora no gukorera ukayihereza umwana, even akaba yayifata kuri breakfast, kuko iri healthy cyane compared kwa ziriya nyine zindi dukunda gukora cyangwa dukunda gufata.
kandi n'abantu batarya isukari uri kubona ko noneho ushobora kumukorera keke ariko udakoresheje isukari, ukoresheje umuneke gusa. None urahita ubifata ubivangavange gutya gahoro gahoro nyine mpaka ubonye igipondo cyawe. Igipondo uri kubona ko cyari gifashe compared ku cyo nashaka, kuko nashaka gukora keke yoroshye kandi iryoshye nyine. Nahise nongeramo amata, ugenda wongeramo amata mpaka nyine igipondo cyawe kigeze kuri level wumva ugishakaho. Nongereyemo amata makeya rero ndakomeza ndavanga, ndongeramo uduto dukeya ukagenda uvanga kugeza ubu igipondo cyawe nyine kigeze kuri level wumva ushaka, hanyuma ugakireka. Nuko nguko rero n'igihe cyanjye nagishakaga hano cyari kimaze kuboneka. Murabona ko rwose ni ibintu byoroshye nawe wakikorera mu rugo, kandi niyo mpamvu ndi kubikwigisha kugira ngo ujye ubikorera mu rugo. Hanyuma uhita ufata baking tray yawe cyangwa icyo ugomba gubekingiramo, ugashyiraho utuvuta dukeya, warangiza ugasigiriza nyine neza. Impamvu rero umuntu ashyiramo utu tuvuta uko wakunda ubekinze rero ugasanga ikintu cyafashemo. Iyo wasizeho utu tuvuta rwose keke yayivamo neza, ntabwo iri gufata nyine gutya ku ruhande. Nguku ku mpande hose ukasiga mu nguni zose. And then nahise nshyiramo iyi baking and cooking paper. Iyi ngiyi igituma nyine keke yawe nyine ntabwo ishirira. Ntabwo yashirira, hariho kano gapapuro karayiproteja, kandi nta nubwo ishobora no gufatamo n'ubundi nyine no kwikuramo birakorohera. Hanyuma ukahita usukamo cya gipondo cyawe gutya nyine. Mubona ko igipondo cyacu kimeze. Nawe niba ushaka gukora keke uzakore ibi exactly nyine, kandi mujye mugira umuco wo kumva ko mu rugo nawe wabyikorera. None se ko ibintu bimaze guhenda, nicyo gihe ngo natwe dutangire guteka, twige, tubikunde. Erega nta nubwo ushobora guteka ngo uri gutekera abantu, ibyo nabwo uri ugomba kwikunda. Like for me, njye ndateka ibintu byose mujya mubona nteka cyangwa ndi guteka kenshi mba ndi kwitekera. Nshirika ubute rwose abatiriganya mu gikoni nteke. Niba ubona ko nk'erera subscribe, banza ukore subscribe please, I beg, kora subscribe hanyuma tujye tubana njye mbakurira amarecipe menshi agiye atandukanye. Erega iyo abantu bahari umuntu agira n'ibitekerezo bindi. Ku ifuru yawe rero mbere nabanje kuyihitinga, nari nayihitinze mbere ho gatoya, songera kuyibekinga for 25 minutes kuri degree Celsius 180. Noneho nyibekinga iminota hagati 25 na 30. Nguko rero hano iminota yari ishize, keke yacu yari ihiye. Nguko keke yacu yari imeze. So abantu rero batazi kureba uko keke yahiye ibimeze, kambibereke ngiye nari nabikoze ariko hano ngiye kongera mbibereke kuko abantu ndabizi bijye bigora. Ufata kirida cyangwa akantu k'icyuma ugashingamo, iyo kirida isa neza nta bintu nyine byafasheho cyangwa kitafasheho, keke iba yahiye hose nta kibazo. So rero twari tugeze mu gihe keke twayiteretse irabanza irahora, ntabwo tuyifata nyine ngo gutya. Urabanza ukayitereka ukabanza ukayireka igahora kugira uze kuza kwirya nyine iryoshye imeze neza. So nuko rero keke yacu yavuyemo, murabona ko yari imeze neza, yasaga neza. Murabibona namwe, ni keke imeze neza, ni keke iryoshye, ni keke wakorera abana mu rugo, ni keke wakakiriza abantu, ni keke wategura for snacks cyangwa dessert mu gihe ufite n'abantu bakugendereye, uzayigerageze mu rugo. So mujye muri comment rero mumbwire ikindi kintu mwifuza ko twazakora ubutaha, kandi mumbwire nuko mwayibonye. Hano nari ndimo ndayikata ndi kubereka ko keke yacu yari yahiye pe, yari yahiye hose mo imbere kandi mbona ko yahiye neza. Ubundi ibintu byo guteka ni formule, ariko ushatse gushyiramo ubwenge bwinshi ukabipanika ukagira utesha birapfa. Mbere najya nteka narangiza ngashyiramo utuntu tutumanyere ugasanga biranze. So hano rero ndi kubereka ukuntu iri fluffy, muri kubibona.
ni keke nyine imeze neza kandi muri kubona ukuntu isa neza. Nari ndi kumwe ndababwira ati hari ukuntu najyaga nteka ugasanga na bekinze nsizemo ubuntu ngo reka noneho mbigenze gutya aho gukurikiza nyine ya formule, ugasanga keke urayitetse ariko ntihiye imbere ntigize ute. Byambayeho kenshi, cyangwa yanashya ugasanga irumagaye. Ubwo ngubwo kenshi ni ikintu kimwe watarutsemo, cyangwa keke rero ukuntu bimeze wibagiwe nk'igi cyangwa ukibagirwamo amata, ikintu kimwe iyo kibuzemo keke yose ihita ipfa. So niyo nariye nijoro, niyo narariye nayifatishije amata y'ikivuguto. So iyi keke yari iryoshye pe, nawe uzayigerageze mu rugo. Kandi nkomeza gusaba niba utarakora subscribe, kora subscribe, hanyuma wibuke gusharinga iyi video inshuti zawe kandi unayilikinge. Sana amafaranga biri kure kuri konti yawe, ni ukumfasha pe, ni ugufashanya. Niba ubona ko video yagufashije rwose nunshyigikire, nanjye ndi hano nzajya nguhereza video uko bwije n'uko bukeye. So wakoze kubana natwe rero, bye, mugire ibihe byiza naho ubutaha muri video.